wenda njyewe mva icyaha ntareka imbere y'Imana kandi nayo irabizi gusambana biragoye kubireka ahubwo se wambomuje uzi umushyukwe mpagaze izina ry'Imana nubwo mvuye muri pisine najyanyeho umushyukwe maranye nk'icyumweru nabatirijwe nabonaga ibicupa bya pirimusi biteretse numva icyaka kiranya warumara pirimusi nka rugotomera mbere ko uwo mutipe warimo gusukura hariya nuza ariko ujyayo gutomera nkabona mukubita amaso n'umugara mbati basi wansomeje wo basi nyine mani ibintu nagatwizanye mu bizagorana ngewe ntabwo kera nanywaga inzoga byaje kurangira nzinyweye ariko aho nazinywereye wagira ngo mani ni nk'ubuki mba ndi kurya bro. Amazi babatizamo rero akwiye gusengerwa. Noneho ugiye mfite makuru hari izindi pisine noneho zitari iz'imibatizo ariko zibatizwa kwaje. Ubu inari pisine abagore basigaye bajyamo b'abakristo mbere yuko tubabona bidumbisa mu rusengero. Nguyigiyemo wese gahunda irahinduka. Pisine riminjiyemo utuntu twa ujuju. Umugore wahindukiraga ko gatari ko nge nikunda abagore bagenzi banjye. Yampaye. Timba numva ari bo banyesupira. Numva ari bo bankurura. Bari ati bari kunkurura uri kumva. Kandi izo pisine ziri hano mwisi. Abagore mwe namwe mutaza ku murongo ngo mubivuge no kumugaragara. Ikimenyimenyi nuko iyo muvuyemo musara. Bagabo mwitondera abagabo gore banyu bahimbawe ngo bagiye kubabatiza. Ikimenyimenyi nuko izi pisine bazizamukamo sha ebana babatijwe koko. Chamenya baba menya muba mubatijwe pe. Baba batijwe kabisa. Murababatiza nange ndabibonye. Kuko ahubuka mu mazi agihubuka atari n'Imana irabizi. Ibaze n'Imana irabizi. Gusambana biraryoha. Gusambana ni icyaha. Nawe yaranyije. Gusambana biraryoha. Nisko umuntu ahita sara burundu. Gusa ngiye nikundira bari abantu. Ndagusuje kandi ndagushimiye wowe dukurikiye kuri icano nibyagice kumenya cyane kuba ugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndi kumwe na Prince Robert umuhungu w'Imana abanyarwanda n'abarundi n'abandi bose bumva ururimi. Ndagusuje yakugira Imana. Nanjye ndakwikirisha umeze ute? Shima Imana no ukuri. Nanjye meze neza. Abona ari amahoro. Ya nanjye meze bon. Yego. Bandi kunyuza amakuru. Maso yanjye ngo ngende ndebe uko imihanda yiriwe. Abantu n'utundi. Hari utuntu n'utundi. Mukanya hari akantu twari turimo tuganiraho. Ariko reka bamugana ariko tunaheraho no utuntu n'utundi. Yego. Hano mu bishop rwose ngo ari kwimaka mugenzi we. Afite ukuntu bahuje indimi. Atari iz'umwuka ariko. Atari iz'umubiri. Reka abantu wenda abantu nabo baze kumva ibi bintu. Na kantu kakozwe no umuhungu ufite niba ari cano ni Facebook ari sinzi njya mubona afite page yitwa niba ari Sumugari. Akagira utuntu nabonye tujye kuba mu ubwenge ukuntu. Yego. Sigaye nkunda kudukurikira. Haro naho niho twagakuye. Reka abantu babyumve noneho abantu bagiye bavuga ati ariko si ni ibiki. Haryo umuntu ntabwo yagashyira kuri cano kabanza. Turaza kureba ko umuntu yagashyira. Niba kataduteza ibibazo. Bishop Ogunusi yararimo gukora umugenzo wo kwimika umubishop mushyashya hanyuma baza gukora igikorwa cyo guhuza ururimi. Hari ibintu bigenda bibera mu madini ukaba wabitekerezaho cyangwa ukabishakira igisobanuro ukakibura. Ogunusi ni umubishop wo muri Nigeria mu gihe yararimo kwimika uyu musore yarabanje mumena amazi inshuro 3 mu mutwe. Akimara kumusuka amazi mu mutwe yese amuhaye amazi asomaho hanyuma musaba kuza gukorana nayo ibyo ari buze gukora maze bahuza ururimi inshuro 3 zose. Iyi video ikimara kugera ku mbuga nkoranyambaga abantu base batangira kwataka Bishop Ogunusi bamubaza ibintu yakoraga ni ibiki nabaza kuvuga ko byanditse ariko ntabwo yize avuga ahantu byanditse. Rega ababireba nta bitandukanye no gusomana.
birebye ndumirwa. si ibintu mwuka byara mu Bishop ahubwo ejo bundi Bivuze ngo biri mu byanditswe. kandi kantu nabonye uri kumva yego kankaguhe kuri WhatsApp nako ugashyireho nagashyize kuri status umubyara ambwira ati ibi bintu waretse kubishyira ku ntuzo sibyo yari koreka nkaguhe ako ngako k'uwo mukobwa ubwo ni Jackie wa kabiri nasi wenda ebuka mu gihe uri kukanyoherereza uyu mu bishop ibintu yakoze buriya ngo byanditse muri Bibiliya nubwo atavuze aho byanditse ahubwo ku munwa si kwa Elisa si kwa Elisa ururimi ku rurimi si ibyo bakoresha barongora abagore b'abandi mu nsengero Eliya ngo niba Elisa niba arinde ngo yazuye umwana w'umupfakazi yamwubaraye hejuru ku buryo baringaniza igitsina n'umunwa byose bikaringanira ariko menya n'ibitsina ubwo bikorana basha none deliverance nta wundi wabonye wagiye mu rusengero ndaza kukabashyiriraho abantu badukurikiye ngo ari gukuramo amadayimoni genda agasoma yasoza akaza akajijisha agacira hasi akongera agasubirayo ari umugore w'abandi ari gusoma ari kumukuramo abadayimoni kandi mutagira ngo ntihari abibera inaha i Kigali birahaba inaha i Kigali biraba ese ubundi ariko ubundi reka nkubaze umuntu ubatiza indaya nk'iyi yakuko iyo mvuze amagambo akomeye tundeba ukoresheje ndiko harya bitwa ngo iki indangamirwa se oye ejo bundi afande Rutikanga yaravuze ati ni ibyomanzi urukumva ni ibibandi ni ibigegera indangamirwa nk'ingiyi utekereza ko agera ku rwego rwo kuyijyana muri pisine ikarahira igatsinsura igasisoza kwitabireka baba barakubitanye gute ko umuntu asa n'icyakora mwebwe hari igihe mureba indangamirwa nimurebe uwayirangamiye ariko ubundi ibi ni ibigezweho byo kubatiza abantu badafite ariko wagakinnye ko nkaguhaye cyangwa dushaka ese no gushaka ko reka umugani tubanze tugakina banze ugakina najyaho mbi cyane hareka imbere y'Imana kandi nayo irabizi gusambana biragoye kubireka ahubwo se wambomoje uzi umushyukwe mpagaze izina ry'Imana n'ubwo abantu mudukurikiye umurari muri pisine maranye nk'icyumweru hano abatirijwe nabonaga ibicupa bya pirimusi biteretse harumva icyaka kiraya warumara pirimusi nka rugotomera mbere abonye uwo mutipe wari urimo gusukura hariya nuza ariko ujyayo gutomera nkabona uramukubita amaso n'umugabo basi wansomejeho basi nyine mani ibintu yagatwizanye mu bizagorana njyewe nubwo kera nanywaga inzoga byaje kurangira nzinyweye ariko aho nazinywereye wagira ngo mani ni nk'ubuki mba ndi kurya bro ubwo se turenzeho iki uvuye kubatizwa Christophe nyitaba niba mubatije ni Christophe amubatije Christophe wahe wa Kicukiro kandi se yamubatije bahuriye he vasha nanjye ubwo aricyo kibazo mba ndi kwiba ku buryo umuntu amubatiza agisohoka mu mazi aho ngaho interview agatanga ati bo batarava aho ngaho batarava bakira aho ngaho akaba ati ubwo tubona nari mfite icyaka tinumvaga ntabwo uri muntu ahubwo yabwiye umunyamakuru ati ubundi wowe bimeze bite ko pasiteri nahavuye atambomoje wanyibomoreje kumva ako ivu manzi usomere Matayo 28 umurongo wa 20 yisome ntacyo Bibiliya iravuze ngo Yesu yategetse abigishwa be ahubwo ati mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose mugende mu mahanga yose mwigisha abantu kwitondera ibyo nagize gute nababwiye byose ngaba abantu basanzwe mu mahanga yose barangije barigishwa baza bameze nka ba DJ Brian baza bameze nka ba Jackie baza bameze nk'abo ngabo baza bameze n'abandi bose uyu se yarigishijwe atigishwa akubwa ngo mvuye kubatizwa bamubatije satarigishijwe none se uyu bimitse bamwimitse bataramutoje
narangiza mukaza hano kuri za we ngo mufite hari igihe umuntu akora nk'ikiganiro ejo nabona nakoze ikiganiro ndavuga ni imihango yo kuzinya amatoroshi abantu bari mu rusengero ni imihango iri mu bikorwa biri satani kuzimya amatoroshi cyangwa gucana amatoroshi gucana amatoroshi bamaje kuzinya amatara nabasobanurire uzi comment nguri igicucu ubwo n'abarundi nguri ikijuju abanyarwanda uri ikigoryi ngeze ndi ikigoryi urantunze wowe uri kumva abantu bitandukanije n'ubwenge ngo ubwo se ngo nzimishe ngo amatara ngo iwanjye barakubwira ko ari ibintu bikorwa mu birori uri kumva bihamagara ubugingo bw'abantu benshi umuntu agahita wumva ubwenge bw'abantu ukuntu bwatakaye agaye ngo ubwo ngo se ngo nzimishe amatara iwanjye nyine se ubwo ibyo bihuriye n'ibyo tukubwiye aba rero niba abandi baza muri komenti ngo pasiteri wacu muramudushakaye nk'ubu yagiye kubatiza uyu muntu koko hatarire Yesu yatumye bamuza nese baramuzaniye ngo mutubaritirize byanze bikunze hari ahantu mwakuri ahantu muhurira aba nibo bagaruka wumva ukuntu abantu baza gusebya umurimo w'Imana iyo tuvuga ngo abantu basebya umurimo w'Imana aha nibo bagaruka nyine nk'iyi ndaya ubu yuhuye nayo birangira ikubomoje nk'uko uri kubisaba nyine ejo nigaruka ikabati igihe pasiteri ariko ikajya kuri Twitter zabagodifata ati igihe pasiteri cyitwa kanaka nakibonye hege njya mbona abitwa bakimu bari kuza hano ku mbuga nkoranyambaga basoza indaya zikaza ati byagenze gutya na gutya aba nibo batukisha umurimo w'Imana Bibiri bavugaho iravuga ngo mwabafarisayo b'indyarya muhagarara mu marembo mukabuza n'abinjira kwinjira ngo ahubwo mukirwa muzerera mu misozi hirya no hino ngo mushaka abantu bakemera idini yanyu y'ibinyoma ngo naho mubaboneye mukabagira inkubye kabiri abana ba Gehenomu nese ibaze nk'uyu uyu mukristo wabatijwe akavuga ati n'Imana irabizi ese ubwo Imana yarenza hiki ese mu bintu yigishijwe ko arinda kujya kuvuga ngo n'Imana irabizi ubyo yigishijwe ibyo ngibyo nabyo birimo ubwo mu byo bamuhaye bambwira ati nta kibazo Imana irabizi icyaha utareka n'icyo ubusambanyi kugera ku rwego bati ngiye inzoga zikambera nk'ubuye twazana rero twavuga ngo mwigizi tuzavuga kugeza ku mwuka wa nyuma kugeza igihe nzahumeka umuntu wese uzasebya ubwami bw'Imana nanjye nzahagarara kuko nabonye nabo mwisi bavuga ati ubwami bwanjye nzabuburanira paka nanjye ubwami bw'Imana nzabuburanira paka erega nagaru uyu wenyine aba ba Ernest bafataga ba DJ Brian bakabatizana ba Jack uraroha mu mazi mu masegonda umuntu ariko menya aya mazi abarimo n'ikibazo cy'ubusambanyi Jack yo ntiyaje avuga ati yavuga ati nyavuye we aha Imana igumugisha be bless ni niki ahubwo iryo ni hishurirwa ugize ni ikimenyetso cyerekana ko izi pisine babajandikamo mwabagore mwe namwe mutaza ku murongo ngo mubivuge no kumugaragara ikimenyimenyi nuko yo muvuyemo musara bagabo mwitondera bagabo ubwo bore banyu bahimbawe ngo bagiye kubabatiza ikimenyimenyi nuko izi pisine bazizamukamo sha ebana babatijwe koko menya muba mubatijwe pe baba batijwe kabisa murababatiza nanjye ndabibonye kuko ahubuka mu mazi agiye hubuka atari n'Imana irabizi ibaze n'Imana irabizi gusambana biraryoye gusambana ni icyaha nawe yaranyije gusambana biraryoye mwe Niko umuntu ahita asara burundu gusa ngiye nikundira bari abantu we yaranje ako no yarancekeje ariko wararenze ngo bamujandikaga ari kuyengeza amazi igipimo bati mana mwari primus agiye kuruha wenyine atampaye kandi ngo amazi ngo yawinjiranye mu kintu yazamukanye mu gihe abandi bagiye bazamuka muri Yorodani buzuye umwuka wera hazamuka ikintu cyitwirari rikomeye ati hazamuka y'ubushyuhe ntago ari irari n'ubushyuhe ubwo ntinye kubivuga ko yabivuze ngo n'ubushyuhe n'icyaka none dukwiye kureba babatijwe dukwiye kureba baba pasiteri kuki mubatiza abantu ho kugira ngo bazamukane umwuka wera Bibiliya yerekana babatijwe ari n'abantu buzuraga umwuka wera batarabatizwa we yerekana reka twemere ko ushobora kubatiza umuntu intama ikananirana ariko si uyu muntu mubatije niba utagira umwuka wera kumenya intama ugiye kubatiza iyo ariyo kuraho nawe ntacyo uri cyo evodega nimukajya mushyigikira amafuti
ariko wagera we umuntu ashobora kukwihishamo birashoboka yakuburyo ariko ikiriho cy'inguyu ntabwo yakwihishemo ahubwo wamuhohoteye wowe uramubatiza umubaza yiye cyangwa se swati wamugana ahubwo wamujyanye ushaka kumubatiza nyine none wamubatije umubatizo wakoze uko Bibiliya yo yerekana ko no ku mubatizo igishushanyo mbonera cy'umubatizo kuri Yorodani hagiyemo abantu b'uburyo bubiri hagiyemo Abisiraheli barambuka baririmba indirimbo z'abazamuka hajyamo Abanyegiputa bagwamo imibatizo mujye mumenya ko imibatizo mu mazi hajyamo abantu babiri abavamo bavuga ati ngewe nuzuye umwuka wera ni igitangaza sinzibagirwa umunsi Yesu yinjiraga muri ngewe ariko hari uvamo avuga ati ngewe noneho ubushyuhe bwanyinjiye koko ubushyuhe n'icyaka sibyo abantu aha rero niho twicara twatimwe abapasiteri b'i Kigali mwe namwe bantu muri kujya ngo twe ngo muzajyeyo naribi sibyo ariko ku muntu ushobora ntabwo twe tuzareka gusona no kubwira abantu ko ibi bintu ari bibi ariko ibaze pasiteri ubatiza umuntu mu gitondo ku mugoroba agategereje ndasambana sizabire gusambana n'icyaha uriko hasa abantu amazi babatizamo rero akwiye gusengerwa noneho ugiye mfite makuru hari izindi pisine noneho zitari iz'imibatizo ariko zibatizwa kwaje ubu inari pisine abagore basigaye bajyamo b'abakristo mbere yuko tubabona bidumbisa mu rusengero nguyigiyemo wese gahunda irahinduka pisine riminjiyemo utuntu twa ujuju umugore wahindukiraga ko gata ariko nge nikunda abagore bagenzi banjye yampaye simba numva aribo banyesupira numva aribo bankurura ati bari kunkurura uri kumva kandi izo pisine ziri hano mu isi arega ubisi ifite amabanga nuka kandi ijambo ry'Imana ryavuze ngo iki ryaravuze ngo nta kintu gipfundikiwe nta n'igitwikiriye kitazahishurwa mu minsi y'imperuka mugiye kubona icyo bita udupfundikizo tuva ku bintu mutatekerezaga imifuniko iva ku mabanga y'isanuka ngo hepseni ngo bapfunduye gake naha muri Kigali mugiye kuzabona imifuniko iva ku cyo bita amabanga nuka noneho nibwo muzishira bwati roba bya bintu mwatubwiraga twajyaga tubatuka twajya twabagarukira isi igiye gupfundura umunuko nibwo mugiye kuzabona icyo bita umunuko kandi nahoze nguganiza turi inyuma ya kamera bati ntukajye uyirebye ifite icyatsi n'ibiti byose inyuma yabyo hari indi y'umukara evo kandi abapfundikiye baba bakugati nubwo ari umukara turashaka kuvuga ko ari umweru bura nkunda Scovia muzamubwire ko mufana ndashaka kuzakora ikiganiro mubaza ibibazo 15 azabinsubiza Scovia ndamufana buri muntu afite umuntu afana ngiye Scovia ndamwemera ejo Bobo yaramubaje ati ko Scovia uri inshuti na runaka tuhurira hano hagazi wanjye nanjye sinziwe ko yaguhaye ubucerese nanjye naje kumusura ndamwemerera uriya mugore muzamubwire ko mwemera nashinga idini nzajyayo ariko nashaka kuzamubaza ibibazo 15 azabinsubiza ngewe Scovia nzakora ikiganiro mubaza ibibazo 15 nshaka kumubaza kuko mbona abantu bamuha interview batamubaza neza cyangwa se niba iki kiganiro hari umuntu uzakimuha azakimubwira ko nshaka kumukoresha interview nkamubaza nk'umunyamakuru kandi akansubiza nk'uko yirirwa abaza abandi ariko ndamufana yewega amazi rwose dukwiye kwibazaho ariko rero byo abapasiteri bakwiye kwiga ikintu kimwe ese aba bantu babatiza babishaka nibo babatiza ku gahato kuko bavuga ngo abazemera muzababatiza ikigaragara aba bana bababatiza babahatirije cyangwa baba babahatirije barabahatiriza kandi Yesu yaravuze ngo bazemera nimuzabashyireho iki agahato none umuntu yaba yemeye
Yego hari nabo babatiza nubwo imibatizo ari iyo bamaze kujandika gusa. Hari n'abandi babatiza buri hari imibatizo myinshi icyo bita association kwirinisiye. Barabahuriza hamwe bamara kubahuriza hamwe bagakorera unification muri bo uri kumva. Imibatizo rero ni myinshi itandukanye. Hari uwo bakibatiza bakimubatiza ku wa mbere ushaka kigera umwana w'imfura akabara ciyo tayari. Hari abo imibatizo buri mu bishop n'umuprofete wese abafite imibatizo. Hari ababatiza imiryango urushako bana bakaruta barubatiza direct. Buri muntu wese bamubatiza umubatizo. Hari nabo babatiza ubutindi bakabati turakubatije kandi nibatinya kuba mu izina rya Data wese n'Umwana n'Umwuka Wera bagashyiraho ngo amen. Kera twayaga twivugishwa ngo abadayimoni ngo batinya kuvuga izina rya baritinya. Batinya ko ryabarimbura igihe kitageze ariko ntago baritinya. Bahuye naryo baravuga ngo Yesu Umwana w'Imana duhuriye atinya kumuvuga. Ubu dufite abantu babatijwe mu butindi basigaye bakarabaza byangendekeye gute da kumbi bishop yabatije kera. Ariye bamakaca baza bakababwira ibintu mukagira ngo bari kubabeshya. Ntago bababeshya. Imibatizo yabaye myinshi. Siko umuntu bamubatiza akagita mubatiza uruzerero. Nka muhungu mwene wacu hejuru cyane ubwo ndi kuvuga uri hajyazerera nka bakoshe barakubatije kwe. Mubatizo turuzerero. Ko bituruzerero agati. Faturuzerero umwaka ngagakubise. Ubura agati none wajya gusambana wenda ari kuzabireka. Fata ubusambanyi forever. Bira nibyo bita kurota inzozi. Ngo ndasambana ngo ni Imana irabizi. Nta juru ry'abasambanyi ririho. Ukora icyaha wese n'uwa Satani. Wowe n'uwakubatije Imana y'amahoro nitabahana kubera ibyo mwakoze izabababarira ni ibintu bibiri. Imibatizo ni myinshi bro. Kandi siko bagafata umuntu w'umugabo bakamugira inzererezi mwana. Neza urabona bataramurangije. Kukubatiza gaturuze rero pa uruhagurukana ugenda kugumirwa pa haguruka uhituguruka ariko narabatijwe batizwa sawa. Ubu hari umugore uvayo kubatizwa cyangwa umugabo bakimara kumubatiza guhera ku wa mbere urugo induru ya buri munsi ndashira kati ko nari nabatijwe mapfa kubatizwa ibyo birabareba imubatizwe. Hano Kigali hari imibatizo uri kumva bagukozamo gusa finite rimine. Abantu bakwiye kwitonda. Ubatijwe nande ubatirijwe ikisi habaye ikisi nuzugira ngo uyu mwana byarangiye bamurotesheje inzozi mbi kandi bari inyungu z'umupasiteri arangije kumubatiza hejuru cyane buri rankare baryazamutse uzi kubatiza umuntu agateko gati n'Imana irabizi sinzigera mbireka kiri cya kabiri none wajya ngo narakiwe kandi ari gutaka wumva ukuntu abantu batazi batajya bamenya ibintu by'ubugingo yatatse aravuga ngo shango kandi ngo sinajyaga nzimwa ngo sinzi ukuntu byagenze burashobora kuba kari ibyumba cyangwa n'ahandi hanari agapene kazima kagera i Kigali kazimwa none y'abantu sigara ubona abonye ejo bundi bashyizeho bafure ngo hagiye kuba igitangaza baheza umwuka barangije shyingura hejuru cyane bamuterekaho bafure si bishop se wanyu kandi izi nkuru yeshye ukazizana hano ukavuga ati bishop yahitanye umuntu bakurangiza nyine ariko yamushyizeho bafure aratsindagira paka shize mu mwuka bari kumukoraho igitangaza. Ntabwo nabonye ejo bundi bari kunywesha nuza peteroli. Nyine ibyo byose ni by'abantu baba bavuga bibera muri ayo masinagogi. Ahubwo se turimo tunasoza ubundi aba bantu baza bashaka kwikirizwa muri ayo masinagogi bitware bate ko wasanga uyu mubatizo umuntu agiye avuga ati ndabyemeye ko agiye kubatizwa akagenda azi ko agiye kubatizwa akava yabatijwe. Icyo kibazo mbaje kirakomeye kuko abantu benshi bakunda kukimbaza kandi ko mukora ibiganiro mukatuburira tugane reka mbabwire rero inzira yo kugana ko dushobora gukora iki kiganiro umuntu akavuga ati mutwirukanye mu nsengero none tureke gusenga. Reka mbabwire ahantu mutukwiye kugana sibyo yego nahanditse kare kuri status nongera mbasubiremo kuko Yesu aravuze ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo nta muntu wajya kwa Data nagize gute namujyanye. Ahantu hambere ho kugana uri kumva buriya evode yego umuntu akwiye gushaka Bibiliya iravuga ngo nkuko imarakazi yahagizwa no gushaka amazi niko umutima w'umuntu wahagizwa no gushaka ubuntu bw'Imana.
kwicara kuri kamera hano Robert nkaza nkivugishwa utugambo uri kumva tutajyanye n'ijambo ry'Imana nicyo Bibiliya ivuga sibyo icyo ni icyambere ukwiye kumanza kwitonda ikindi cya kabiri ari ikintu nshaka kubwira abantu naga abapasiteri bose ari babi ntuka generalize hari abapasiteri buzuye umwuka wera sibyo ariko mbere yuko uvuga ngo ngiye gukizwa cyangwa no kujya gusenga manza ukora ubushakashatsi ibyo kwicara ngo ubwo ari Rutayisire ubivuze urukumva ngo ubwo ari Julienne Kabanda ubivuze ngo ubwo ari ngo Apotre Gitwaza ubivuze Apotre Gitwaza numwe urukumva sibyo ariko ijambo ry'Imana naryo ni ikindi ese ibintu ari kuvuga bijyanye n'ijambo ry'Imana umurike nushaka Imana n'umutima wawe wicaye mu cyumba wiherereye Imana izaguha orientation ahantu wajya kandi uzabonera ubugingo buhoraho kuko Imana ifite ukuntu ivugana n'abantu bayo yego shobora kuvugana nabo nijoro bashyizweho ikakurotesha ikaguhatigana kwa kanaka sibyo wowe ugiye ahantu nta makuru hafite ku cyambere ari amakuru urumva utarimbutse wigeze usenga Imana uyibaze ngo Mana wanyoboye inzira nziza ahantu najya oriente nkareba umukozi wawe nubwo kizira guhamiriza abantu yego nk'abantu baba bashakira agakiza kuri YouTube reka mbaye orientation nkange Robert umuntu uzumva bishaka azagende yanarize uri kumva areba abantu bashobora kumufasha sibyo yego mbo uzakurikira umumama witwa Mama Clarisse Kamiri sibyo ubutumwa bwe bushobora kuzagufasha ukurikira umuntu witwa Dabuke Bosco ubutumwa bwe bushobora kuzagufasha ukurikira umuntu witwa Masengesho ukurikira umuntu witwa Didi sibyo ukurikira umuntu witwa Shafi n'urugero nyine nguhaye bo ukurikire ari undi mutipe nabonye ufite channel yitwa Umurinzi TV sibyo n'abapasiteri Musisi abo bantu uzahite muzabura ugufasha ibyo mu bwami bw'Imana yatare ndabarangiye si warumbaje ngo mbarangire yego abo bantu uzazenguruka ufata umwanya batikana umve Clarisse uyu Robert yavuze niwumva utamwiyumva mushaka Bosco yavuze niwumva utamwiyumvamo ushaka witwa Nyirahirwa Jeannette niwumva utamwiyumvamo nabo bantu mbahayeho urugero sibyo yego Imana ibamugisha Roba urakoze cyane reka tugushimire kandi n'abari badukurikirana batubashimire ibiganiro byacu naho butaha ciao ciao